Tugiye kwigira hamwe uko wakora amata y'ikivuguto. Turabashuje cyane kandi wowe ukunda Kamugisha Comedy channel yacu nziza cyane, usanga ibintu by'ubwenge, comedy, entertainment, ibintu byose, politiki komereza aho ngaho. Umunsi dukomeze twigira hamwe uburyo wakora amata meza yawe rwose bitakuvunnye, ugakora ikivuguto. Kureba uwo mwana acanye umuriro, yabikoze neza cyane. Umuriro umeze neza, nawe urabibona. Bisaba inkwi kabisa. Yakomeje atubwira ati iyo umaze gucana umuriro, fata isafuriya ukayishyira ku mashyiga. Agize kuyishyira ku mashyiga, ati hano mu gice cyacu Nairobi ducuruza amata cyane, ku buryo ku munsi ushobora gucuruza indobo ebyiri z'amata. Wamara ako kanya rwose bihita birangira. Iyo urangije urayateka neza agashya, warangiza ukayacuruza. Tugiye gukomeza tubereke uko babikora hano. Uyu musore yakomeje avuga ati nk'uko ubona ibikoresho byacu, isafuriya, indobo ndetse n'inkwi nyinshi cyane, bikugeza ku mafaranga menshi. Nk'uko ubibona agiye gufata isafuriya ashyiremo amata neza rwose. Tunakwibutsa gukora subscribe kuri iyo channel kugira ngo video zose zikurikira uzajya uzibona neza byihuse cyane. Nk'uko ubibona afashe amata ye yashyize ku isafuriya, aratetse, ngira ngo urabibona. Isafuriya igomba kuba ifite isuku kugira ngo n'ibintu byacu abo tubiha tube bafite gahunda yo kubikoresha neza. Yakomeje agira ati amata agomba kuba arimo umuriro mwinshi kandi ukayacunga kugira ngo adashirira. Iyo birangiye urayafata ukuzuza isafuriya yawe ukanayicanira, amata agashya neza cyane. Ibaketi, indobo zacu ziba zoze neza. Twarangiza tugateka amata meza cyane afite isuku. Nk'uko nabibabwiye, muri aka gace kacu ka Nairobi ducuruza amata cyane azwi mu izina rya bongo, aricyo kivuguto mu izina ry'ikinyarwanda. Amata meza cyane kandi akunzwe na bose mu gihugu. Yakomeje atubwira ati nk'uko mubibona, igisigaye ni ukuyateka agashya cyane, ubundi tugakomereza he? Tugakomereza ku bucuruzi bwacu, amafaranga akaza yirukanka. Amata koko twarahagumye arayateka kugira ngo tugumeze turebe koko ibyo atubwira niba ari ukuri. Ngewe ubibabwira narayimibereye kuko narahageze neza, musaba n'ikiganiro nyine aricyo mubona aho ngaho. Birangiye yafashe za ndobo ze nziza cyane yogeje, arazicurika kugira ngo amazi yose avemo. Amaze kuvamo azishyira ahantu heza cyane. Arangije akora iki? Yegera wa muriro arateka neza. Igihe cy'amata gushya kigeze, urabona ko yagumye gucanira cyane. Igihe cy'amata kigeze agiye kuyakuraho, urabona ko yahiye cyane, amata yabize. Bisaba kugira ngo abire neza cyane nk'uko ubibona. Amata yahiye yakuye mu isafuriya, nk'uko ubibona ayashyize mu ndobo. Dukomereze kuyasuka. Uyasuka neza ukoresheje ubwenge kugira ngo atakotsa.
arangije nk'uko ubibona isafuriya iba yashiririye, arabanza akayoza agashyira abandi mata ye nta kibazo. Urumva turangije amata urabona ko amaze guteka ibaketi ebyiri aho ngaho. Ikintu akora rero, ahangaha niho ugomba kwitondera kugira ngo amata yawe aze kuba meza. Ahangaha uritonda kugira ngo, kuko hari igihe waba wakoze ibintu byose wabikoreye ubusa. Amata yarangije kuyateka, yafashe andi mata asa nkaho yari yayateretse ahantu meza, arangije ayashyiramo. Hanyuma hano urabona ko yari amaze amasaha 24 ateretse ahantu nta kibazo na kimwe afite. Ukuntu bimeze, akuraho urukoko rwo hejuru gatoya cyane yitonze, akarukuraho neza yitonze, neza 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 nk'uko ubibona, akarukuraho neza kugira ngo rutaza kugira gute, rutaza kwica n'amata. Komeza ubikurikirane neza kandi witonze kugira ngo ibyo uzakora utazavuga ngo aba abantu barambeshye ngo mu mata yanjye birapfa. Nakubwiye ko iyi ngiyi ari bizinesi imutunze kandi itunze n'abandi, kuko indobo ebyiri z'amata ashaka kuzikuramo amafaranga arenze 500 by'amanyarwanda. Rwa rukoko urabona icyo arukoreye, arushyize mu gapapuro, arangije araruzunguza arusubizamo kugira ngo amata ye aze kugira ubuziranenge ahantu hose, akwirakwizamo. Arangije afata umwuko arakaraga, amata ayagira meza cyane. Arangije arakaraga, mu Kinyarwanda bayita kuyakuma, ayagira neza. Ni ibintu bivuna yego, ariko nabyo bifite inyungu itagira uko ingana. Yakomeje ntabwo yambirwa, yakomeje arakaraga, arakoroga ni ugukoroga mpaka ugakoroga ukabona amata yawe abaye meza, arivanga ahantu hose. Nk'uko ubibona urabona yuko amata abaye meza cyane, ni ikivuguto dusanzwe tuzi tunywa ahantu hose, sibyo? Ugakaraga mpaka amata yawe akamera gutya. Nubona bitabaye gutyo utazavuga ngo ikivuguto cyabaye ikivuguto koko. Kamushimire wowe ukomeje gufata umwanya wawe ukareba video zacu, sibyo? Kora subscribe kugira ngo ubutaha uzajye uzibona neza kandi byinshi. Tuzakomeza tugushakire andi makuru yo mu gikoni menshi. Nk'uko ubibona amata yamaze kuba amata meza cyane, ariko turafata akanya tuyakubita gutya, namara kumera neza ikurikiraho arakibereka, kuko niwe yaduhaye akanya kubera ko ngo afite akazi kenshi, ko buri munsi ateka indobo 8 z'amata akabona amafaranga menshi. Nk'uko ubibona atangiye gufata igikopo ashyira mu gashashi kamwe afunga. Igikopo kigura amafaranga 2,000. Nk'uko ubibona arafata igikopo kimwe afunga, yongera afata igikopo kimwe afunga cyane rwose. Uko ubona yafunganye nako abakiriya be cyangwa customer bayatwara ku bwinshi. Akantu gato cyane rwose, ni business nawe ubwawe wakora ugakuramo amafaranga. Ndagushimiye.